Hari abakobwa benshi bibaza bati ni iki nakora kugira ngo nkunde? Ni gute natuma mbona nk'umuntu wihariye? Ese urankunda koko? Ukuri ni uko ntushobora guhatira umuntu kuwukunda, ariko ushobora gukora igikorwa gituma kwiyumvamo gutekereza ndetse akifata no kuba hafi yawe mu buryo buri natural. Abasore benshi nibo bavuga amarangamutima yabo, ariko bayagaragaza ku buryo bubonetse. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 9 by'ingenzi ushobora gukora bigatuma umusore akwiyumvamo cyane, kandi buri kimwe tugisobanura ku buryo bwimbitse. Komeza urebe video kugeza ku mpera zayo, kuko hari ibintu byinshi ushobora kubonamo wari usanzwe ukora ariko utabizi. Ikintu cya mbere ni ukuba wiyubashye, amakwita gasturero. Hari abakobwa babiri bakundaga umusore umwe. Umwe ahoraga akora buri kintu cyose ngo amushimishe. Yahoraga amwandikira amubwira buri kintu cyose, ntiyigeze yihesha agaciro pe. Undi we yari yiyubashye asa agaciro ke, ntiyigeze yirambika hasi. Ese urakeka umusore yahisemo nde? Yahisemo wa wundi wari yiyubashye. Banarayizizi abasore bakunda umukobwa uza agaciro ke, uturukanga nyuma y'urukundo rufite dignity. Na ikintu cya kabiri ni ukumenya kuvuga neza. Communication ni ikintu gikomeye cyane. Ntugomba kuvuga cyane gusa cyangwa gutekereza ko amagambo ari yose. Ugomba kumutega amatwi, kumwereka yuko umwumva ndetse no kumuganiza mu buryo bwiza. Umusore akunda umukobwa umwumva kandi akamuhesha agaciro. Na ikintu cya gatatu ni uko ufite confidence. Confidence si ukwirata cyangwa se kwiyemera, ni uko wowe wemera yuko utitinya. Kamukubita gastori rero. Umukobwa umwe ntiyari mwiza cyane ugereranyije n'abandi bose, ariko yari afite confidence. Yaganiraga neza, aseka neza, mbese akitwara neza. Abasore benshi bakamurwanira ndetse bakanamukunda. Na ikintu cya kane, kumva emotional intelligence. Abasore benshi nibo babona umuntu ubumva. Iyo umusore afite ikibazo, akeneye kuganira, akeneye umuntu umwumva, umukobwa yumva ahinduka uw'ingenzi cyane kuri we. Na ikintu cya gatanu, kutamuhatira. Ikosa rikomeye ni uguhatira umusore urukundo. Urugero, kumwandikira cyangwa se guhora umwandikira, kumubaza ahari buri gihe, kumushyiraho pressure. Ibi bituma yirinda cyangwa se aguhunga. Ahubwo jya wihangana, ubishakira umwanya, ubika yuko connection ari gahoro gahoro. Ikintu cya gatandatu ni ukuba umuntu wihariye. Abakobwa benshi bakora ibintu bimwe, ariko umukobwa wihariye ariyibukwa, arishimisha, mbese abatandukanye n'abandi. Ntukabe kopi y'abandi, ba wowe. Na ikintu cya karindwi, kumwereka care. Care ni ikintu gikomeye cyane, si amafaranga gusa. Ni ukumubaza uko ameze, kumwitaho, kumwereka ko ari ingenzi, kumukorera utuntu duto duto tumuha imbaraga nini cyane. Na ikintu cya munani ni uko ufite ubuzima bwawe. Ntukabeho kubera umusore gusa. Ugomba kugira intego, kugira inshuti, gukora ku buzima bwawe. Umusore akunda umukobwa ufite ubuzima bwe, ufite direction, utamubahiraho gusa. Na ikintu cya 9, kubaka connection nyayo. Urukundo nyarwo ntirushingira ku mafaranga gusa cyangwa se ku bintu byo hejuru, ahubwo rushingira kuri connection, trust, understanding. Iyo connection ibayeho, urukundo rukura naturally. Isomo ry'ingenzi, ukuri gukomeye ntushobora guhatira umuntu kugukunda ku gahato, ariko ushobora kuba umuntu mwiza, kuba umuntu ufite agaciro, kuba umuntu wubaka connection, bigatuma urukundo ruba natural. Urukundo nyarwo ntirushingira kuri tricks, ahubwo rushingira kuri reciprocity, communication ndetse n'imyitwarire. None se wowe utekereza iki?
Ni iki muri 2009 wumva gifite imbaraga mu rukundo? Twandikira hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha ku rukundo, relationship, motivation ndetse n'iterambere, ukane subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi video nk'izi ngizi. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.